ubundi ucyumva ko inzu yubatse mu kibanza cy'ubuso burenga 600 ukeneye kugura inzu ntago ari ibintu wagashidikanyijeho kuza nguze ugura ino nzu. Ni nziza, irimo iragurishwa, iri ahantu heza. Ibaze nawe parikingi ishobora kujyamo imodoka 8, reba kuntu iyi parikingi ingana, guhera hararuguru kumanuka ukaza ukagera hano hepfo hose ni parikingi. Ariko ntago ari ubunini bwa parikingi gusa, reba design y'iyi nzu, reba kuntu igaragara neza, urebe kuntu isa neza cyane. Ndakubwiye ngo yaba ari ama design ariho, yaba ari uko igaragara, iyi ngiyi ni diru idakwiriye kugucika. Iyo wubatse inzu nk'iyi ngiyi ukayiha ibikoresho byiza nk'ibi ngibi, umva ahangaho bakoze diru kabisa. Noneho hari hejuru ifiteho rooftop ushobora kwicaraho n'inshuti zawe mukaganira neza, ukabutuje rwose. Iyi nzu rero irimo iragurishwa ku giciro cya miliyoni 220 zishobora kuzamo ibiganiro gatoya. Iri hano aho bita secteri ubwo ni hani Kanombe, ariko utaragera ku bitaro. Kandi Kanombe murabizi ni mu karere ka Kicukiro, na ahantu heza cyane hari strategique ugomba kuza ukagura inzu. Rero wayibonye, tugiye kugenda noneho nkwereka ibice byayo byose biyigize. Ndakubwiye ngo natangiye mbivuga ngo ubundi ukeneye kugura inzu cyangwa umuntu ukeneye kugura inzu, iyi ngiyi ni ya diru iba yihutirwa cyane. Reka ntangire nyikwereka duhereye kuri iyi design. Ihera ijisho urebe kuntu iteguye neza mu buryo bwose, yaba ari amarange, yaba ari biriya bice bigiye biriho imbere, yaba ari uko igaragara. Ndakubwiye ngo iyi nzu iri very perfect ku bintu byinshi. Noneho ya parikingi natangiye ntangarira, urebe kuntu ari nini, reba kuntu parikingi gana. Ngewe nabaze ko hajyamo amajipu 8, hariya na paritse hatwikiriye hashobora kujyamo 2, izindi 2 hano, izindi 2 hariya, harahajyamo n'izindi 2, yewe n'amavatiri 10 ashobora guparikamo, kuko n'ahantu hanini. Iyi nzu yubatse mu kibanza cy'ubuso 604. Urumva ko ni ibintu byiza pe, ni ibintu byiza ku muntu ukeneye kugura inzu. Iri ahantu hari amplacement nziza cyane, ahantu heza ho gutura. Ndakubwiye rero ahangaha urahabona umuryango ni usohoka kuri saramanje rwose. Ikindi cyiza, hose igiye izengurutswe n'indabo, hose izengurutswe n'indabo, ariko si nizo ndabo gusa, kubera ko hano ifiteho n'umwanya wa jaride nawo watangiye gufata. Dufite hano jaride zatangiye gufata nziza, zigaragara neza. Nkuko urabona ko ubwatsi nabwo bumeze neza. Ntabwo nkutindira, rooftop yo wagiye uyibona ko twagiye tuyigushyiriramo tukugaragariza uko imeze, kandi iranakwereka view nziza ya quartier. Ariko ubwo nuza gusura hose ubu byemerewe gutembera. Twakomeje twageze hano kuri iyi terrasse y'imbere y'umuryango, aho dusanga noneho andi ma design meza, amarangi agaragara neza, amarangi ubona nayo yongera ubwiza bw'iyi nzu yacu. Ahangaha hakaba hari itara ryiza, ariko kuri iri tara hariho na design ku buryo washyiraho, ushobora gushyiraho ifoto yawe ya souvenir, yaba ari famille cyangwa iyindi gahunda. Urugi ruyikinze ni urubaho rwiza rukoze muri muvura, urubaho rufite paseri nini ku buryo ubona nabyo ari ibintu bitanga design nziza. Ariko wakinjira noneho ugahita ugera muri salo. Hano hari salo ku muntu nyine ukeneye kugura inzu, niko nkunda kuvuga, atari imikino, atari umuntu ushaka kugira wenda kuba yakirebera gusa, wa muntu ukeneye inzu. Iyi ngiyi uyigezeho uhita uba convaincre, kubera ko amarangi meza, stone finishing. Hano hakaba ari ande ho gutereka amavaze. Ariko ndakubwiye ngo iyi salo iri very big. Ni nkubwira ngo abantu bawe bazaza kugusura bicare neza, bari comfortable, nta kugira gute, unyumve, kubera ko iyi nzu ni nziza. Hejuru ifiteho plafond ya gypsum iriho itara ryiza, naryo ubona nyiri iyi nzu yarashoye, aravuga ngo reka nubake ikintu cyiza, nawe nuza kugura uzampa amafaranga yawe unezerewe. Aha rero noneho tusanga TV stand nziza igaragara neza, iriho ama design meza. Yewe iyi ni yanzu yo gushora, nimba uri mu diaspora, nimba uri umuntu uri hanze, nimba uri umuntu ukeneye kugura inzu, iyi ngiyi ni diru idakwiriye kugucika. Twageze kuri saramanje, ariko
bakunze ko buri hantu hose hagiye hariho stone finishing igaragara neza cyane. Hanyuma rero twageze kuri iyi saramanje ni nini, ifiteho n'umuryango usohoka ku buryo umuntu ashobora kuwinjiriramo kwa kundi umuntu aba avuye guhaha, byose bikaba byagenda neza. Idirishya rinini ryisanzuye, aho gutera intebe hanini hagari. Ndakubwiye ngo inzu yubatse mu kibanza cy'ubuso burenga 600, ntacyo wadushinja. Tugeze aha rero niho dusanga igikoni kinini cyiza kisanzuye kimeze neza, igikoni cyujuje ibintu byinshi nakubwira, guhera kuri uriya mwanya ushobora gushyiramo amashampanye cyangwa amawayine, kuzamuka kuri utu tubati kugera aha hose hazengurutse, amakaro meza yo mu gikoni nayo agiye arimo, umwanya wa firigo, umwanya wa kwiziniyeri, imyanya yose iruzuye. Ariko kandi ikindi gihebuje nuko mu gihe wenda ubyutse ugiye nko mu kazi, ushobora kuba watera hano dutebe ugafatira breakfast aho ngaho, madamu wawe urukundo rwawe ruri kugutekera hano, akaba yakora nk'umureti, akaba yashyira hano, ukagenda ukajya mu kazi wumva umeze neza. Reka rero dutere n'ijisho mu gikari, ngaruke nkwereke bya byumba 4 na dushe enye. Iyi nzu ndakubwiye ngo mfite ibintu byinshi nayivugaho, yandyoheye, nayikunze. Ikindi cyiza, igikari hose hagiye harimo amakaro, harapavomye ku buryo nta gitaka. Aha dufite umwanya w'igikoni, hejuru ikigega kirateganyijwe, stoke, tukageraho inzu y'umukozi, nyine bya bice byo mu gikari byose nabyo birateguye. Rero karibu tugendane mbereke noneho ibigize ibyumba by'iyi nzu. Ifite ibyumba binini. Reka noneho mpere kuri iki cyumba twita icyumba cy'abashyitsi, ari nacyo kiba kiriho iyi dushe ishobora kuba yakoreshwa n'abantu bari kuri salo. Dushe nayo isa neza, amakaro meza kuzamuka kugera hejuru, ubona ko ni ibintu biryoheye ijisho, bigaragara neza kandi bisa neza. Ibikoresho bya original bya Milano, ndakubwiye ngo hari igihe twamamaza mugatinda ugasanga inzu yagiye. Reba noneho kunigi irimo n'ibikoresho byiza, reba nk'uru rugi kuna ari urugi rwiza rufite stabilite, yewe ni sawa cyane. Wakinjira hano niho noneho duhita dusanga icyumba umushyitsi wawe azaryamamo, icyumba gisa neza kiriho itara ryiza cyane, icyumba gisa neza. Aha rero niho dusanga noneho idirishya ritanga design nziza, ariko n'umuntu uryamye muri iyi nzu akaba yabona urumuri ruhagije. Amakaro yo ni meza, amarangi ni meza. Ndakubwiye ngo ukeneye kugura inzu ukumva amakuru y'uko habonetse inzu yubatse mu kibanza cy'ubuso 600 burenga, ubundi urumva ni ibibanza 2 birenga. Aha rero hari iyindi design twakoze, aha ngaha naho gushyira inkweto, n'akabati ko gushyiramo inkweto kari hagati, hari icyumba hari icyumba iki, nuvuga ngo inkweto za famiye twazishyiramo hano. Hano hari icyumba cya mbere dushobora kwita nk'icyumba cy'abana b'abahungu, kirimo amakaro meza, kirimo amarangi meza ubona yijimye adasakuje, kikagira n'idirishya ryiza, plafo hose ni gypsum, icyumba cyisanzuye. Aha rero kikaba cyifitemo na dushe yacyo. Inzu buri ifite ibyumba, buri cyumba cyose kigiye gifitemo dushe, usanga ari ibintu biba bimeze neza. Amakaro kuva hasi kuzamuka rwose biraryoshye kandi biteguye neza. Aho nimava ndahita nkomereza hano kuri iki cyumba kindi cya gatatu, aricyo nacyo cyiza, nacyo ni cyiza mu bunini, kiragaragara neza ku marangi, amakaro meza. Ukagera hano na dushe yacyo, nacyo gifitemo dushe yacyo na shawa nziza, biragaragara neza. Amakaro kuva hasi kuzamuka kugera hejuru. Noneho ngwino nkurarikire kureba icyumba noneho cya chambre principale, kimwe twita icyumba cya boss. Ndakikwereka mpereye kuri iyi dushe yacyo nziza igaragara neza. Dushe nyine ubona isa neza, irimo ibikoresho byiza, shawa nziza, amakaro kuzamuka kugera hejuru, cya kirahure gitangira amazi ku buryo umuntu uri gukaraba amazi atagenda ataruka. Aha ngaha tukahagira noneho aho gukarabira naho heza ku buryo ari ahantu ubona hasa neza. Aha rero ni naho dusanga ikirahure cyiza kindi ku buryo uwo muntu wenda niba ufite umubyeyi witera makeup yakoresha hano, urabona ko ari sawa cyane. Toilette nayo ni Milano nziza. Dukomereze aha ngaha kuri dressing room. Twageze kuri dressing room nziza, nayo iragaragara neza.
irimo amagariderobe meza, gariderobe nini ku buryo imyenda yawe uzaba uyibitse neza. Ngeze muri cya cyumba, ahangaha iki cyumba cyose ni icyumba cyo kuryamamo gusa, nta kindi kintu gikorerwamo hano. Wabonye dushe urukwayo, gariderobe urukwayo. Ahangaha naho mabuja ategura ururabo rwiza, ahangaha akahashyira indabo nziza ku buryo nyine icyumba usanga kiryoshye. Urabona ko harimo ya marange meza, ni icyumba kigari kinini, plafo nziza, ndakubwiye ngo ni sawa. Kandi ubwo gifitemo n'umwanya wa televiziyo ku buryo boss ashobora kuba afite televiziyo hano mu cyumba. Kandi ikindi cyiza ni uko igihe boss wenda ashaka nko gutera intebe hano imbere, afiteho terase, ariko niyo atayitera hano dufiteho na ofisi. Yewe iyi nzu yujuje ibintu byose. Ubu iyo ofisi ni ya 5. Iyo ofisi rero niyo boss ashobora guteramo intebe akaba yakoreramo akazi ke nk'uko uri kubibona. Rero aha hantu rero ni sawa cyane, nayikunze iyi nzu. Si ukuyikunda kundi kuko irakunditse, yujuje ibintu byose. Ngewe nabonye parking ifite, bantu bajyaga bagira ikibazo ngo cyo guparika, umva imodoka 8 ziparitse neza, umwanya wisanzuye imbere mu nzu, ahantu hanini rwose. Reka nkubwire rero wihute uzugura ino nzu kuko iri ku giciro cya $220,000 zirimo n'ibiganiro, yubatse n'amatafari ahiye, iri hano i Kanombe neza kuri secteur iyi Kanombe ya hafi. Kandi irindi banga nakwibira nuko umuntu wese w'umuhanga urebaho ibihe bigana ni ushora imari ze. Nk'ubu ngubu umuntu w'umuhanga arimo araza akagura inzu hano muri ibi bice kubera ko umuhanda w'Iremera watangiye gukorwa ejo bundi n'ejo bundi. Aha hantu haraba hagendetse, haraba hahenze cyane kurutaho. Duhamagare kuri 0783300250 tukugeze kuri iyi nzu, cyangwa nimba uri mu diaspora ushyireho akamenyetso ko guteranya 250 uze tukugeze kuri iyi nzu. Ni imari idatinda ku isoko, yubatse mu kibanza kirimo ibibanza 2. Mpamagara nkugeze kuri iyi nzu.